nibe na ari n'uro no nibe nabo baza no kureba abana babo hari n'uro rwose aguhamagara afite imyaka 8 cyangwa 7 nje hari uwo nze byaye n'umushanye byaye n'umuntu amaze byara n'umuntu umuntu aramubwira ati nje sinshaka ko tubyarana umwana byara ku ngufu umwana agenda higira umwana nawe yarazi gukora umwana ageze 8 akajya ahora yigunze n'iki kwa muganga baza kumubwira kushobaza kubaza umugore ati bite bya umwana akameze gutya yavutse gutya na gutya inginga saza murebe mukubwira se ngo mwinure umwana abeze gutya mwana yarigunze ataramubona kunya ku 8 cyo hashize aburi igihe gituma umugabo itapfa atarabona umwana we kandi yateganya no kujya kumureba ariko yaranze kugira gute kujya kumureba. Tubahaye ikaze kuri channel ya Story Behind nkuko mumenye rero muri kumwe nanjye Liza McDowell ariko uyu munsi umva umuntu uzi umuntu abore abimbwire muri comment ubuse nkuvuge ubuse mpamahirwe abantu bampore uba mubwiye ndumva nshaka kuvuga ndumva nshaka kuvuga cyangwa se ukivuga ariko ndumva uyivuze umva nibwo byaryoha kurushaho. Nitwaye nka Marie Ange cyangwa Aston hino nitwa Aston mvuge ndindi niryo nshaka aka ndongora nitunge yangane ndumusazi umva rero nshuti za channel ya Story Behind uyu muntu ndi kumwe hano nawe muramuzi umva muramuzi kuko aka video ke kara trendinze cyane aka video kandongora nitunge harya aho ka video kari mu yihe film Love is blind yeah urukundo ni impumyi I think so yeah so rero ndakubona ndongora nitunge se byaje kurangira bakurongoye byaje ndacyashakisha ahubwo nindi uko turaba kuri kamera nawe yandongora nkitungara nindi uriyebo ngo ndongora nitunga byari dibiri seriye guys muri comment musiga kanimero ndagafata ndabona ushaka ndongora nitunge koko nipfishije ndibiyipfishije mwamba bare kandongora nkitunga. So tuguhaye ikaze rero kuri channel yacu ya Story Behind turakwakiriye rwose wumva utuje wumve usanzuye uri mu rugo nta kibazo rwose ubu rero tukaba tugiye ngiye kugenda nkubaza utubazo na tumwe uratugira inama reka baba n'abantu twagira n'inama ikindi abakunzi ba Story Behind ubaye ushaka ko waza kutuganiriza nawe turakwakiriye umuntu waba ufite vibe nk'izacu ariko mubyumve ewana utifunga uri umuntu mwiza byahari wirekura uganira turagutumiye kuri Story utwandikire turagutumiye kuri Story Behind nawe niba udatinya kamera niba udatinya abantu tuguhaye ikaze nkuko mu bisanzwe rero tuba turi kumwe 5 muri kumwe nanjye Liza McDowell chaîne nisanzwe ni Story Behind mbere na mbere mbanza gushimira abakoze subscribe kandi abatarayikora namwe tubasaba ko mwayikora kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu 5 nshimira cyane n'abakora like comment ndetse na comment zanyu ziranyubaka by the way ziratwubaka cyane nta kindi twabifuriza rero usibye imigisha y'Imana ntabwo twatwicaye hano kubera abo ntabwo byashoboka badakoze comment like share ntabwo twaturi hano subscribe byose turi hano ku bwanyu banyarwanda ba diaspora abanyamahanga cyane diaspora murakaza neza musiga karimo muri comment ariko butoranyije n'abandi rero turabakiriye mbagira ngo duseke iryo bambura ntabwo ari byiza uratubanguye so turi kumwe rero na Aston njyewe mbere na mbere nakumenye ku kazina ka ndongora nitunge bwa mbere na mbere aka video kawe ka trendinze uvuga ngo basi ndongora nitungo uri kubwira umusore byari muri filime naje no gukomeza kuyikurikirana
kubera wowe by the way merci beaucoup uri umufana cyane naje kuyikurikirana kubera wowe nsanga n'ubundi ikorwa n'inshuti yanjye nabwo nanone bihita biba byiza kurushaho so nguhaye ikaze rero amakuru meze uteza meze neza byishigiye mu rugo baraho abavandimwe baraho n'inshuti bameze neza nawe wanyu baraho natwe turaho rwose umva turashima Imana nta kibazo none se ndongora nitunge icyo nabashije kumva cyo nuko uri umuseribateri uri umuseribateri kuko wavuze ko baza gusiga ka nimero muri comment ufite gahunda n'agasiga hari ikiganiro mperutse kureba wakoze wagikoranye ni kuri channel yawe by the way wagikoranye n'umukobwa bita Bella nasomye comment nagiye muri comment umuntu yaranditse aravuga muri comment aravuga ngo muzi ngo kubeshya ngo n'umukarani ngo aze so nashaka kubaza uwo ari we wese nawe aze cyangwa wowe uratoranya ufite ukuntu uri butoranye abantu bawe yewe yego shabaga n'umukarani yawe umuntu usanga umukarani akorera menshi kurenza wese wabaye umukarani wo muri Amerika bon ikintu wenda ashatse kuvuga sinzi njya nkurikije comment y'uwo muntu kuki yahise avuga ngo ariko ngo mwagiye ako rero reka bwishukuri urukundo ntabwo rutoranye so n'ushutuka no kuza umukarani why not so umuntu se ni umuntu nanjye ndi umuntu ashaka kunkonvenka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashaka ko umukarani akagishyira ashaka ko umukarani ariko abasha gutunga urwo rugo wundi ukora no mu biro atatunga urwo rugo so why not nabana n'uwo mukarani nkamwambika gasa neza ushobora usanga nambara neza ku giti cyo kurenza nanjye ushobora usanga akorera amafaranga menshi no kurenza n'injiza biterwa n'akazi kadakiza mu buryo abakarani bafite amazu kagiye nayo mfite so urumva n'akazi kadakiza n'umukarani nyine yaza byaterwa n'ikinyabupfura n'uburyo aza njye n'umuntu wese wamwakira bitewe n'ikinyabupfura yazanye n'uburyo ari kumukonvenka n'uburyo wumva ko muhuje vibe muhuje ibyo kumva birakunyura amagambo kubyo kumva ni meza ibyo gukora kumva ni byiza why not nese muri Amerika n'abandi bakarani bose twabamira nano mu Rwanda muri komiseri hari abamugera bakarani biyubashye bafite amafaranga yabo wenda bakora akazi kavunanye yego ariko buri muntu wese ni umuntu ntago nakubwira ngo urukundo uratoranya nese aje akansikaminga akanyaka atari umukarani yambaye neza nkinde twuva nagiye mu rukundo amezi nk'umunani akaba ari ngo mbimenya ucyaka ko napfa gusubira inyuma birakugura gusubira inyuma wakunze umuntu so niyo mpamvu ibintu byose birashoboka urukundo ruragora buriya bantu birakugora kubivamo wabyinjiyemo urukundo ruragora urukundo ni biroroha kubijyamo ariko kubisohokamo birakugora so nshobora gukunda umukarani yarambeje katari n'umukarani nkasanga ari umukarani bikaba ko tubana cyangwa se nkamukunda ko ari umukarani ariko bitewe n'ibyo akora nkabona akanamfasha kurenza uwo muntu w'umukire usanga umuntu 10 yakoreye ku munsi amayemo 3 wowe ufite miliyoni 100 no ku 10 ni mu mutwe mbese mva nasakuje navugije amadebe so urumva rero umuntu wese mwabana it's depend very much yaje aje umukarani usa nawe utabasha koga ushaka kumwanga pe kashara umukarani wiyubashye ushaka usanga umukarani gahereza na kaminuza ahubwo akabuze yabuze akazi hari abantu bazi ko akazi kose ari akazi niba ajya gukora umukarani akazana 30,000 ku munsi why not atagakora si amafaranga ze kugira ngo yibe cyangwa sabe yakora ubwo bukarani so abantu rero muri burebe iki kiganiro ntimugire ngo wenda dusuzuguye abantu mbivuze nkurikije comment mperutse kubona mu kiganiro cye yabajije umukobwa aramubwira ati umuntu wese wamukunda so rero nari mbibajije gutyo kubera ko nawe nigeze kubona ku kibazo wakibajije umuntu by the way nkuzi muri filime zirenze imwe njya menyana n'abakinnyi ba filime cyane njya menyana n'abakinnyi ba filime cyane kuko nibo bantu nisangaho cyane nibo bantu banyumva cyane kuruta abandi bantu bose sinzi niba ari uko nanakunda filime ariko ikintu bita filime ni ikintu nshyira imbere cyane mu buzima bwanjye ntagutindiye rero nashaka kukubaza ubundi wagiye mu mwuga wa filime gute kera nkifite nka 17 ndibaza nigeze kujya gukora casting harimo bayirunga bariya tukote n'abadamuru baranamfata ariko iyo filime n'umuhungu bitaroje ngira ngo abyo akora muri Zacu TV akora muri Zacu TV n'umuti bitaroje baranamfata bamwe baranajya bananyibagirwa n'imye mbibuka bamfashe dukora filime imwe ndi secretary y'abadamuru ubwo ari nko hashize imyaka nk'umunani 9 10 ni kera nari muto cyane ubwo nari nayikunze ariko iyo filime sinamenye ngo yaranasohotse ariko ishobora kuba yarasohotse ahubwo yarasohotse ahubwo nyuma sinirutse izina ryayo ndahagarara kwa kundi bitahita bakomeza aho mwakoranye
mpagarara igihe kinini nza kongera gusubiramo nko muri 2020 hamwe na muri Mbaya series yambaye series muri 2020 nk'ibyo Mbaya series na Makaca Mbaya ni wampamagaye ati ngwino dukinane n'iki araza mba location nanjye bamashiramo mbona ndabishoboye mvuyemo nayo yari irangiye nkomerezanya na Shafara mbwa ati nacyo ngwino nagufata muri Gashugi ya ubu ngubu nkomeje mu muntu rero mubazo cyane filime zigeze nko muri enye niko navuga ese uba wumva bikunze se shano mba bikunze kuko niyo bakubwiye ati turagusaba uri kuri rukarira turagusaba ufite agahinda ukagira agahinda cyangwa kwishima buryo wishoboye rero numva mbishoboye rero numva mbikunze nkumva ndi kubikora nyine numva ari akazi kanjye numva ari umwuga nakomeza burundu kureza n'ibindi kuko sometimes biraninjiza ntago ari ibintu umuntu akora gutyo gusa iyo witonze neza urareba ugasanga abenshi bayirimo ugenda hari nambwe biteza imbere nyine natwe nubwo twagera aho dushaka kugera ariko gahoro ngo rugendo tuzabigeraho so filme niko kazi ukora kagutunze se cyangwa wenda hari ibindi bintu ukora ku ruhande mfite n'akarika store munsi ya Eto Kicukiro ubu urumva nyine nakandongora nitungo kose très bien ndongora nitungo ndabatumiye bano mu Kicukiro mu Kagarama Kicukiro mgatenga mbese n'abikanombe mwaza munsi ya Eto Kicukiro mujye muza mu mamagare ndaza gusigana nibazanye mujye muza mu mamagare muze mungurire muze muneze imbere nusiga igihumbi mbese niyo ryaba rimwe muri somi ushaka musigisha 5 nta kibazo mpaka ubwo muri abakira b'imena tuva nkora ibyo Likasto wayanditseho ndongora nitungo by the way niko yitwa Likasto waye yitwa ndongora nitunge kuko niko kazina twamumenyeho niba ushaka umva niba ushaka guhura n'abastar rwose uzajya muri ndongora nitunge barimo kabisa bazaze ya ibindi bajya banshakira bajya baza mbakodesha mu modoka njye gukodesha ya akora business yo gukodesha amamodoka cyangwa Airbnb gucumbikira abanyamahanga nari ngiye kukubaza ngo ko wari ukibagiwe nangibagiwe Airbnb gucumbikira abanyamahanga nkabaha icyumba tugasharinga salon na cuisine ushaka kuza muri babiri n'indi wa gatatu umwe avuye mu Amerika undi avuye mu Faransa yaba ari umuhungu cyangwa umukobwa yaba ari umukecuru cyangwa mama nta kibazo dusharinga iki cuisine na salon ndumva bitagoye umuntu uzaba ufite umuryo kuva hanze azamubwira ati wabaye interese kuri Airbnb murangira ahantu hano mu Kagarama hafi Sport View akoze umva ndumututara umva ndakwemeye kera nzakira nk'uyu ingofero kabisa murumva ko rero ni umukobwa witunze ni umukobwa wibeshejeho niba abakobwa bita ngo Anita bakunda kumwita ngo ikimana yanjye ngo ni umukobwa wagize umukobwa wirwanyeho urumva ko ni umukobwa wirwanyeho kandi aracyari umukobwa umufemere urumufemere nondi kuvuga urwanjewe wowe ndi kukubaza wowe uracyari umukobwa nangiye kuvuga ngo none se femere bije gute navugaga Anita ya so murumva ko rero hari umuntu ushobora kukumva nka gutyo yumva ko ukora ibintu byinshi agatinya kuba yakwegera cyangwa agatinya kuba yagutereta sinibaza impamvu n'ikibazo abahungu bagira cyo gutinya umukobwa donc wifashije utabasaba ni ikihe kibazo kirimo aho ngaho wowe ubibona ute muri make njye ukuntu mbibona nuko bari baramenyereye urumva ibintu uko isi igenda itera imbere hagenda hazaho n'udushya twinshi no gutera imbere kwinshi kera ntabwo abagore bari bafite amafaranga cyangwa abakobwa kenshi ariko usanga ubu ngubu umukobwa afite akazi keza cyangwa akora business nziza ugasanga yinjiza no kurenza umugabo hari naho bigaragara mu ngo z'abantu b'iki gihe ugasanga umugore yinjiza cyane so kubera ko bazi ko rero bagomba kuyatunga kurenza twebwe yishyiramo kuzamusuzugura yishyiramo kuba yafite abantu bazabibona nabi ko ateretse umugore yafite menshi n'ababashaka ari n'abandi usanga babandi bashaka kurya amafaranga yawe akenshi nawe wundi ushaka ko mukundana aritinya kandi mu by'ukuri ntabwo mugomba kwitinya kuko urukundo si amafaranga ko nanjye mba nshobora kuza nkasanga rimwe na rimwe hari umuhungu yandusha n'iki urukundo si amafaranga gusa abahungu barikunda b'iki gihe nabo basigaye bashaka umukobwa wifite akenshi 80% benshi bashaka umukobwa wifite yego ariko akenshi usanga atari urukundo nyarukundo ariko navuga hari igihe aza kurikira ibyo wagezeho nicyo kibazo kirimo ariko wa wundi uza urukundo nyarukundo bo baritinya ntabwo baza wa wundi ushaka guteretanya gukundana yagukunze nibo bitinya ariko abandi baza kubera hari icyo bakurikiye
bo n'uburo buhuri baba ari benshi pe niko bavuga ngo n'uburo bimeze baba ari benshi pe ariko ko nta rukundo bari abantu baba bafite nta rukundo baba bafite iyo yabonye umuntu umukobwa afite fondasiyo yiwe akenshi amuteta ko ari fondasiyo mu by'ukuri usanga ari umuntu wenda tuvuga yikundira izo nzobe ariko akaza kunita ko ndi igikara mu by'ukuri atari interese y'igikara atagishaka ariko akavuga harimo ukubwira ati gese natatu w'igikara even nubwo yaba yitukuje ntago bindeba aho kuramo amavuta nishaka yisiga iki mfa kuba ari inzobe bivuze ngo uri igikara rero akaguteta akenshi ntabwo aba abyiyumvishemo ntabwo abyisangamo cyane uba usanga yaje kuguteta kubera hari icyo yakubonyeho ugasanga ifite kandi kana ku ruhande yikundira urumva ashobora no gukora amafaranga akagashira so biba bisaba gukora attention ariko igihe cyo navuga ni kimwe njye sindi umukobwa w'intu ufite amafaranga menshi cyane ariko nyine mu duce two kuhonda tubona ntabwo nsabiriza musabye 10 ejo nari gusaba ko twese turakena ndi gusabye ejo nawe warinsaba no kugurizanya niko navuga so ariko igihe numva ko umuhungu wese namukunda mpfa kuba afite ibitekerezo no kuzashakisha muri future ubona ari umuntu uzakora iske yizeye kubaza yizeye kudoda nyine afite ubuhe mwuga paravuga ngo yicaye nta prima agira nta matandatu yisumbuye afite nta kintu kimwe afite buri igiki muri Kigali aho ngaho biragoye kumwemera kuko nyine nibe n'umukarani kuko ujya gukora undi we yafashe amaboko agira gutya no kujya mu kabari agashaka agacupa kamenetse aho bari kugura agatamba itondo bukeye cyangwa undi munsi kurikiye iminsi 2 nkungu nta kintu wambarisha ubumva rero abakobwa bafite amafaranga akenshi usanga badutinya kubera iki aravatse ubwo ko umukobwa kumukunda cyane ngiye yankunda ariko wa wundi bugize kuje kurya yawe aragutinyuka nta bwoba bagira ni nkuko none se umukobwa we ujya kurya amafaranga y'umugabo ku mugabo ufite amafaranga bivuze ngo nawe nta bwoba bafite umukobwa w'impamvu navuga ko ari ibisanzwe n'undi babayeho kuturuhira abagabo niko navuga niko tubizi natwe tukabagandukira tukabubaha ushobora no kumukuramo inkweto ariko wowe uje ntabwo apfa gukuramo inkweto n'ibyacu cyangwa ukamumenya imyenda y'urwambare mu gitondo ni wowe uri bukorope mu gihe udafite umukozi utuzi ko mu rugo n'utwacu nabo baburije kudushakira amafaranga so umukobwa ugiye amafaranga y'umuhungu ayariye cyo kora bahita mukunda nabyo ni ikindi kibazo yego ariko yariye mukunda yamuhaye nta kibazo kimwe nuko ari umuntu yaguha ku ngufu ntabwo wayanga ntabwo asanga ibyo kwisaha ushonje ibyihorere ari uyaguha ku ngufu hari umuntu utanga amafaranga ku ngufu utayamusabye ntabwo ari gusa ni ku ngufu nyine utayamusabye ubwo bivuze ko yaguhaye uzi ku ngufu bw'icyo cyo twagutsindagira yafate ukajya ukavuga ngo ya Liza ntabwo nshaka amafaranga yawe ntabwo nshaka amafaranga yafate ariko ninde wayanze abahe ngo no muri nafasi kumbuke hariho muri nafasi kumbuke aba bantu nabo muri nafasi kumbuke ntabwo abantu bakibaho hari umuntu kibaho so baha amafaranga akajya avuga ngo yatware barahari nkanjye rwose ntabwo ntabwo njya kwemera amafaranga wow ndetse uracyafite umuco bana we uziko nzi ko bapfuye barangiye kumva aracyahumeka umwuka w'abazima uracyari ari sawa no kuri ngenda bishinja kubijya ngenda cyahari rwose sinjya nyine mpfa gufata amafaranga y'abagabo ya urikorera ukayabona niba ari uko ntanababona ntago mbizi uri umukobwa mwiza uba uriraye kuko nuzi ko ntawe urayansinda nayo ntabwo ndababona waba warayambaye nanjye nabaga namukunze mukura dukundana ariko wundi wo ku ruhande sindamubona nyine uyama imana izaduhe abadutsindagira amafaranga tutayashaka nihuruza abadiaspora bazaduha amafaranga ku ngufu ese kuki abadiaspora aribo bantu mushyira imbere abadiaspora nibo bagira amafaranga reka mbwira mu Rwanda mu diaspora agwijana avuga ati genda unywa agafanta abyita agafanta ariko umunyarwanda agwijana ari imishinga 10 akubwiye ako astore kabaze mubwire sibyo ubu nta munyarwanda utarava mu Rwanda ushaka gufata akaguha miliyoni akakubwira ati kora iki ngiki ngiye warahari ndamufite wala none se no mu diaspora se ariko ni gace nawe ni 1% ubwo urumva ko nagomba mvuze Rwanda rwose yego ariko akenshi 40% ntabwo upfa kuboneka nuko abantu nashobora kuba naragize ntabwo uri kuko wese yapfa kuyagira biragora ariko akenshi uyu mu diaspora giyaza bitewe n'abo bakoreye mu Rwanda ntabwo wahembwa 5 6 niyo abahungu benshi bakunda gukorera 300 ngo uzafashe mama uri mu cyaro yasize ikibungo ngo ufashe sisa uri kwiga ngo mu Rwanda urumva ufashe sisa wawe rimwe ufite umugore cyangwa se ufite uri umuhungu
umusibateri wishyura inzu ubamo ngo uzabone senkisi zo guha umukobwa. Ni ikibazo akenshi cy'ubukene, ariko nubwo atari ubukene hari n'undi uyabona ufite imirimo mu mufuka. Asito none se ko bari abantu baba diaspora nabo baba barirayo kwarika kuko ntabwo ari bose, Imana ntabwo aragusha n'umugisha, Imana iguhuza n'umudiaspora w'umugisha mu izina rya Yesu, iguha umudiaspora w'umugisha. Yewe mu diaspora utanga amafaranga ntabwo arayabona amafaranga ya diaspora, please uzambabarira uyane ndayashaka bayaguhe nawe yaryo wumva ukuntu Yesu agira neza. Asito umva nkubwira iki nyine, ikindi kintu numvaga nyine nshaka kukubaza, tuvuye ku by'abadiaspora, tuvuye ku by'abatipe badafite amafaranga, ubo rwose abo batipe badafite amafaranga rwose yewe Imana ni ukuri ibatembereze rwose, ariko badushakisha abantu duke twayasharinga ibatembereze rwose. None se Asito ikindi kibazo ngewe nari ngiye kukubaza ni iki ngiki, ujya ubona abantu b'abasingo mama, waruvuze kuri singo mama uhita unyibutse, ujya ubona abantu b'abasingo mama, ifite benshi b'inshuti zanjye, nanjye ndimo, nawe urimo. Hanyuma ariko ni byiza, ni umugisha, sérieux ni umugisha. Hanyuma iki kintu rero cy'abasingo mamazi, kuki abasingo mamazi abenshi ngewe abo maze kumenya akabyara nka gutyo, akabyara uwo mwana umwe cyangwa babiri, kuki bari abantu ari busanga ikintu bita amafaranga aribo bakirebaho cyane? Hari akantu waba undushaho, aribo bakunda amafaranga, donc bakunda amafaranga, cyangwa akenshi bo usanga, reka tuvuge nko reka tujye muri sinema kuko twebwe niyo industry tubamo, duhere kuri wenda harimo abagiye barongorwa ariko babanje kuba abasingo mamaze. Reka duhere nko kuri urabona hari umukobwa bita Nadege Nana wakinaga muri City Med, yakinnye filime nyinshi cyane, ubu aba mu Bubiligi, afite n'umugabo w'umudiaspora aba muri Belgique. Ugasanga ariko nubwo ngubwo atararongorwa, wenda twari tutaramenya ko yarongowe, wasangaga aribo bantu bapushinga cyane abasingo mamazi, ugasanga nibo bari muri sinema cyane, abasingo mamazi ugasanga barapushinga, nibo bakora cyane cyane. Ese ndibaza ni ukubera baba bashaka gutunga abana, ni gukora kugira ngo wenda babataye babone ko ntacyo bahombye cyangwa bahombye byinshi? Muri make mbwira ukuntu waba ubyumva. Uko mbyumva nubwo ntabyaye, yego abahungu b'iki gihe ni gake mukundanye ari sheri shushu sava murabona nani, ariko ugiye kumubyarira benshi barabyanga. Ubu usanga hari n'ubabwira ati yikuremo, wenda ugashaka gusubiza ati ntabwo nakwira umwana ntapfa, nagiye gutera risike zimbaho. Ugasanga arabyaye, wa muhungu yashimira kubyara umuhungu akenshi atamuta. Abenshi njye byaranyobeye, simbizi, umuhungu umwemerera kubyara ntahita akubwira ati dukora ubukwe inda igifite amezi 3 cyangwa 4, biba birangiye byajije mukundana imyaka amezi ya mbere ariko bitabirangira cyane ko ari mwe n'adashaka umwana nk'uko byifuza, wenda atamukeneye, atinya n'inshingano. Ahubwo bigiye batinya inshingano byatari, yamara gutinya, nikereza ko ari icyo kintu, yamara gutinya inshingano bazanya akapampa, bazanya akamata, ejo bundi azajya agiye ku ishuri, ndumva ntarifasha cyane ko abahungu b'iki bose mu Rwanda kenshi 80% abenshi nta kintu bafite, abenshi n'ugerageza gushaka amafaranga, ariko no kuba nta kintu bafite Aston nuko ariyo gahunda yabo, ubwo ni ubushake bwabo, kuko hari n'ubari bwinshi wagenda ukagenda save ariko ukabona amafaranga. Urikumva urangira, ngewe urugero nigeze guhura n'umutipe, ngewe murangira akazi arakanga arambwira ngo wapi ngwe ngo ushanga hano ngo sinakora. Ndamubwira nti ngewe natangiye nkorera akazi k'40,000, sibyo? Umuntu agenda azamuka nubwo bwa 30 ariko ufite aho wikinga izuba, ufite aho wikinga mu rugo, kujya wirirwa mu rugo ukubita n'amaguru abantu biwanyu mwirirwa musibatana aho mwirirwa murebana, wagenda mu kazi aho hantu ugiye akabika kazaguhisha keza, ntabwo wabona akazi keza tugize uva mu rugo. Astongewe nigeze kumbwira ngo reka nkubwiririza ngo niyo umuntu yaba guhemba 30,000 bigashira muri transport ariko wavuye mu rugo, kuko Asto niba mvuye mu rugo nkajya kuri liquor store yawe, ntago ikintu ndi bwunguke nari kucyunguka ndyamye.
ntabwo wacyunga kuryama Sibyo? bishoboka ushobora kuba ndi umushomeri nkaza kuri liquor store yawe kuri ndongora nitunge hanyuma nkavuga nti tukaganira gutya umuntu baravuga ngo inshuti yikura ku nzi cyane rwose buriya waryamye wicaye ukaryama nta kintu kintu urascrollinga Instagram nta kintu na kimwe ushobora kujyaho ariko iyo wabyutse ugasanga abandi ahantu bari ibitekerezo biranaguka sibyo ntabwo twe tuba tuje hano kugira ngo wenda dusetse abantu n'ibiki sometimes tujye tunyuzamo tunabigisha tuvuge ku buzima ugasanga umutipe sibyo eske kuzi ko nta mafaranga ufite kuzi ko utazashobora izo nshingano kuki ujya kuryamana n'uwo mukobwa kandi ukaryamana nawe aho ngaho uzi ko utazigera n'umutera inda kandi abandi byose biba bishoboka kuva wabikoreye aho ni amahitamo yawe bivuze ngo ni amahitamo yawe hari kondomu sase niba kwifata bikunaniye hari ukwifata niba kwifata bikunaniye byihorere niba uzi ko utazashobora izo nshingano byihorere ujye gutesha umwana w'abandi umutwe vuba byihorere kandi abahungu iyo ngeso barayikunda cyane ugasanga umuhungu mukundanye 7 ans imyaka 7 imyaka 10 nta yindi plan kandi wowe mukunda cyane warasaze wumva ari wo umugabo wawe ubuzima bwawe bwose yamara kugutera inda ugasanga umutipe arakuretse kandi nyuma akazarongora nk'undi mukobwa kuki nje sinzi ikibazo kiba kirimo aho basore rwose bamba barengewe batubwire iki kintu kucyumva cyarananiye kandi kigemo ayagutenda mukundana n'isheri ishusho bikomeye ariko akenshi wabyasha mubyarana abo ngabo noneho ikindi kintu kinsetse abantu bamaze kubyarana bahita baba banzi none hari igihe nibe nabo baza no kureba abana babo hari niwe rwose aguhamagara afite imyaka 8 cyangwa 7 nje hari uwonze byaye n'umushanya byaye n'umuntu amaze kubyara n'umuntu umuntu aramubwira ati njye sinshaka ko tubyarana umwana abyara ku ngufu umwana agenda higira umwana nawe yarazi gukora umwana ageze 8 akajya ahora yigunze n'iki kwa muganga baza kumubwira kwishyuraza kubaza umugore ati se bite byawe umwana akameze gutya yavutse gutya na gutya inginga asaza murebe mukubwira se ngo mwinure umwana bimeze gutya umwana yarigunze ataramubona ku myaka 8 hashize aburi igihe gituma umugabo ahitapfa atarabona umwana we kandi yatewe no kujya kumureba ariko yaranze kugira gute kujya kumureba urumva ko ako gahinda umwana azakura umugabo agapfa atarabona umwana we byabaye ku mushiti wanjye umushanya aravuga ati ndabwira iki umwana ndamusobanurira iki yari afite umugabo mu nzu ariko umwana amubwira ati amwita seri atazi ko ari wese ariko ukabona umwana ntabwo abyisangamo cyane hari ukuntu amaraso nyine bikora ukabona umwana ntabwo abyishimiye umuntu yanze kumwiyereka so urumva arugira n'amahirwe basi akanamwiyereka nubwo atamufasha ariko akaza kureba umwana ari n'umuntu kwihisha mpaka imyaka 10 igeze cyangwa 19 urumva rero umuntu umwana agira imyaka 8 ukinginga umuntu ugutekereza kuza kumara wumva abana byemeye ugahita ufata aramubona mu maso kandi upfuye urupfu rutunguranye uryamye ugasinzira ugapfa urumva aho gahinda umwana afite agahinda gakomeye urumva umwana yaza kubona se akamufiringa niyo myaka y'ubuzima bwe agapfa ariko yaramubonye ubazakora avuga ati papa wanjye yapfuye namubonye ubwo so umwana nawe nakura uzumva azakunda igitsina gabo mu by'ukuri bagabo mukurikirana channel ya story behind ndetse byibura niba udakunze nyina w'uwo mwana umwanya by the way nshimira n'abagabo bagira inshingano n'ukuri n'abagaciro kandi bakunda akaba umugabo afite urundi rugo ariko akaba azi ko afite umwana yabyaye ku ruhande akamwitaho by the way abo bagabo turabashimiye abatabikora rero namwe turabagaye pe kuko wowe niba uwo mwana ntabwo aba yaragusabye kuvuka kuri wowe ntabwo aba yarabisabye kuvuka uramujyana he niba nta kintu ugiye kumufasha umuretse akaguma sibyo we muretse uramujyana rero mwabagabo mwe ibi bintu mbisubiremo mwabagabo rwose mbivuze nshize amanga reka ntegezeyo n'imisatsi kugira ngo mwakuye neza kumbe neza ko bikubabaje birababaje ndabiziko bibabaje ko nayo ifite inshuti zagiye zibyara abantu ntibabafashe ugasanga umukobwa niyo mpamvu ujya wambazaga waye umukobwa akora cyane kuko umugabo yamwimye imfashanyo akavuga ati ntazabone n'abaye umwakazi ntazabone nandagaye ngerageza wa mwana mufayitingire agahinda se yamutenge nkamukureho kugeza ku mutuntu twose niba ari iyo pisine bamujyane n'ibyo bikinisha uvuga ati ibyo se ari kumujyanamo reka ngerageze mbimuhe then azakora n'ibyishimo kuko bujya bibuze kunyina akabibara kuri 100% ariko byibura aba yagerageje kuko buriya bajya bavuga ngo umubyeyi w'umugore
buriya niwe nkingi ya mwamba. Ibaze rero ubuze papa wawe ukabara n'ibyishimo by'abandi bana baba barimo ukajya kurwana n'abandi bana bagiye mu byicungo bagiye muri piscine wowe utabasha kujyayo, nibura ubuze papa wawe gufite agahinda ntikabura, ariko at least ibyishimo by'inyuma ubona bifite nibura nubwo yaba agahinda gafite ariko umuha icyo ashaka cyose. Niyo mpamvu ababyeyi b'abagore rero cyangwa single mom bahirimbana mu gukora cyane. Ni icyo ngicyo kiri gutuma agahinda umugabo yaramuteye nibura ariko umwana we kagabanuka kuko nikashira burundu. Ntabwo kashira. So nukuri bagabo namwe bagore wenda simvuze ko turi cyashya, hari abagore babyara agatabana, ariko uruhare runini abagabo bararugira nibo dutunga agatoki cyane, nibo turi gutunga agatoki cyane, nibo bibaho cyane. Nk'abagabo mwe mutera inda abana b'abakobwa mutabasha kubatunga, mutabasha kubarera, mujye buronapo kandi bawe bavuga ko ni ya burundu. Icyo kibazo ngo nabyumvise nta kundi niba uzi ko udashaka kubyara, we yararezwe abagiwe isi, we yararezwe neza arakura, niyo ataranarezwe ubona uko yabuze ababyeyi benda bapfuye, niba akuze rero ashaka kugira ngo n'undi mwana wagira agahinda yere gukura nk'uko yakuze. niba twarize kore primaire do abana bacu tubashe muri kore natwe tubashe muri kore primaire do kandi ufite ubushobozi, niyo utabifite wagomba kujya bikira umwana akiga. Buriya kapitali ya mbere hari ukuntu umuntu aba adafite ubushobozi pe akavuga barahari ntabwo ari bose, ntago nyewe sinarenza amafaranga 10,000 sinayabona, ariko hari uyabona nawe ntamujyane mu ishuri ryiza, kuko hariho n'abantu nyine buriya bashima leta ko wenda hari ibigo bishyura makeya cyangwa se bigira ubuntu wenda, kuko ntabwo tuvuze ko wenda hatari abakene babaho, gukena bibaho birashoboka, gusa gukena ntabwo bivuze ko ubuzima burangiye. Oya, ntabwo gukena bivuze ko ubuzima burangiye, nta n'umuntu tubyifuriza pe. Gukena ntabwo bivuze ko ubuzima burangiye, ariko ni byiza nanone aho kugira ngo ufate umwana ujye kumushyira mu ishuri ry'150 wakamushyize mu icumi ukayabona 150 ukajya wirirwa umuhamagara biza Asito kameramani wampaye 100 wampaye 50 mwishyura umwana ishuri. Asito wamushyira mu ryo ushoboye, ariko nyine bivuga ko yabona kubasha kuyabona kuba yabona kuko umwana ni kapitali yawe y'ubuzima bwawe, ni kapitali, umwana ni igishoro. Asito ibibanza birahenda wabibonye cyane, amazu kubaka bisigaye bigoye. None uwo mwana nutamuha ishuri Asito uramuha iki? Ejo hazaza rega niwe uzagufasha uri gukecura ushaje, niwe umwana arebanya cyangwa se n'urugero, so mufashe kuko nabazagufasha aho ubona niwe nutamushora umwana navuga ngo nikira ni nko kwizigama. Hano bika muri banki desa ya buri kwezi uri kwizigama, iyo umwana umushoye mu mashuri meza ni capital, ni ahantu ugenda ubitsa amafaranga. Iyo yize imana urupfu n'umutware ntabwo ubyifuza, umwana akabaho. Iyo yize mu mashuri meza umwana bya bindi wamuhaye araza akabikuba akabigusubiza. Niyo mpamvu rero umwana ni ugusevinga, ni savings gushora mu mwana ni byiza cyane pe. Umwana cyo kwifuza ugifite kimuhe, kuko umwana ni umutwaye, umwana ni umwami niko navuga, ni marayika, ni umugisha. Nabwo umwana aba yarisabiye, yarasabye Imana kuza muri uwo muryango. Nje nubwo namufite ariko giye nkunda abana, numva abana baryoshye, numva umuntu ufite umwana afite ikintu ndusha gikomeye. Nje nta buryo nkanga vuga ngo afite ubushobozi, kuko ejo n'ejo bundi birashira. Aha ngaha turi hari abandi aho bari nako tuzajyayo. Ikintu cya mbere umuntu nkangisha ngumva ko afite ikintu ndusha ni umwana. Umva Asito nkwifurije kuzabyara n'umukobwa. Nicyo kintu cya mbere nkunda ubundi ku isi, numva gishimishe kiryoshye. Mba numva nkunze umwana w'abandi nkuko nzakunda uwanjye ariko byumva, cyangwa numva nzakunda umugabo uzanzanira umwana, nkakunda umwana we nkuko nzakunda uwanjye. Numva nyine nzaba umukandida w'umuntu mwiza, nubwo wenda ntifuza ko nzavanga ingabo, ariko nyine nibibaho nzabyakira. So umwana araryoha pe. Niyo mpamvu rero abagabo badakunda abana, batubaha abana, sha mwahombye ibintu byinshi. Erega no kugira inshingano biraryoha, ariko kuba abantu babayeho ku bwawe ni ibintu biryoshye, ni ibintu umuntu akunda. Kuba hari umwana ubayeho kubera wowe, akajya akishishuri kubera wowe, akambara kubera wowe, biraryoshye. So nibyo rero ni ukuri. Umva umwana araryoha, umwana araryoha, umwana erega Asito nta muntu uvukira, nta muntu utoranya aho kuvukira, kuko twese dutoranya aho kuvukira. Bahitamo kuvuga kwa njye navuga kwa Kagame, navuga kwa Kagame navuga kwa perezida. Reba ukuntu mu kwiyamamaza yakoraga ku bantu, umusitari akakubwira ati ndamara icyumweru ntarakaraba izina. Urumva nyine nawe nahitamo kuvukira ahantu heza nk'ahariya, umuntu wubashwe nk'uriya, umuntu w'umunyabigwi nk'uriya, so nawe uhitamo kuvukira ahantu habi. Twese twisanga bitubayeho, ntawe uhitamo kuvuka ababyeyi badahari, nawe uhitamo kuvuka umubyeyi ngo ibintu byose rero tugomba kubyakira uko byaje,
tukabibona neza. So ubwo rero rwose bagabo ngira ngo Aston Ndungora nitunga abagira inama reka tujye tuvuga ibintu tujye tureka korosa tuvuge ibintu uko biri ibintu mabara yabyo ari umukara umweru n'umweru so ngayo nguko rero yemwe bagabo mubyara mutabasha kurera jyewe ndabagaye cyane hari ukuba utanafite ubwo bushobozi ariko iyo presence ku mwana irakenewe kuko urumva ngo wakwinjira ufite akindazi k'ijana aho kuri papa umwana azaseka papa ntago yitaye ku byo uzanye abashaka wowe urwo rukundo rwo ive n'umugore arishima mwabyaranye ukumva ko hari abantu bashwana bagashwana mu kinyabupfura bakiganira ntibahure wenda mu bindi bigere kukajya basangira bakaganira bakavuga ku mwana uko bamubona turabona azagira ubwenge yizana turabona twamushira mu gifaransa mugahuza ibiganiro mugahuza ibitekerezo ese ko n'ukwezi ko mfite ijana umugore ati nanjye nzongera bose nka ni mukasharinga ubuzima by the way hari abagabo baba ari abana beza rwose babaze gutekereza ndabazi kabisa bose akaba yarashatse n'undi mugore it's fine ariko mukaba mubanye nta kibazo gihari mudashobora wenda guhura ngo mwongere mugire ibihe nk'ibyo mwagiranye ariko mugahuzwa n'umwana akamenya ngo igihe cyo kwiga cyageze amagara umugore ati nagiye ndamenya ngo umwana araryama abo bagabo rwose waza mu mugabo nk'uwo umva respect niyo nagira undi mugore umugabo tubana ngo urugero umugabo tubana ushaka kuba afite nk'umwana hanze n'urugero akubaho umwana we kuko nanjye mbonye ubasha umwana we mutabona ko uzubaha nabo tuzabyarana nimba usuzugura abana babyaye nzabona ko uzasuzugura nabo nzabyara ni nkuko nagusuzugura nasuzugura umugore babyaranye hanze umenye ko nawe ari uzagusuzugura nuko nkuko biba bigenda so reka rero Aston urandyohereje ikiganiro rwose umva ikiganiro cyanjye kiryoheje nkunda umuntu njyewe tuba turi muri vibe imwe twisazuranaho kuganira nawe vraiment umva biranezeza rero numvaga nshaka ko tuzahurira kuri kamera hano nashaka ko tuzahurira nyine utaha uri umuntu wanjye ntabwo twabura guhura ariko nibutsa ko nanjye mfite YouTube channel yego Aston TV show afite Aston TV show mujyeho mukore subscribe share comment na like ikindi Aston ngewe nkunda buriya kuvuga umuntu ahari sinkunda kuvuga umuntu kwa kundi umuntu aba yarapfuye by the way uri inshuti nziza vraiment umva uri umuntu mwiza biturikije n'abantu wenda iminsi ukuntu yahindutse ukuntu yabaye ariko burya hari umuntu ukwitaho ukavuga ati wow uyu muntu umugize inshuti nta kintu byatwara Aston muzamugira inshuti ndamubatuye n'inshuti njye mbana n'abantu nk'uzapfa ejo mba neganya ko mbana n'abantu nk'uzapfa ejo nyine numva ngomba kubana n'abantu neza nkunda ko nta kintu ry'umakanira anytime mfuye ntabwo mpa kugihakana ariko ntabwo ugihakana nkunda ko nta kintu gipfa guhakana ngo kumpakanira rwose nayo mfite serivisi nahitanga nukuri uri inshuti nziza kandi nanjye nkunda abo nakundana nabo bajya mu serivisi nshaka nkuko nanjye nyifite igitanga erega Aston muri iyi si ni ugufashanya tuba tugomba gufashanya abantu rero niba kumve ko wowe wabafasha bo batabafasha oya ntabwo byakunda ibintu gukundana cyo mukuraho niba nta nama ungira utanguriza mu 5 mbikeneye utangaburira nshonje turamarira iki tubireke tuko nanjye cykwanje c'est tout tugomba kubana kuri twese profitana profit ubwenge profit ubwenge cyangwa profit amafaranga profit amafaranga cyangwa profit ibitekerezo ntabwo naburi cyo profita ariko kibe gihari kitube turaho ngo kujya mu mapula gusa neza ryoshye nebya tufashanya tugirana inama aho bipfiye ugatanga ukoze ikosa n'iki nuko kubaho nyemerera ngushimire Aston ngushimire rwose ndagushimiye n'ukuri ku mwanya wawe umpaye umwanya pe nzakongera n'uwundi umpaye umwanya uhagije ndagushimiye cyane urakoze nshimira n'abakunzi ba Story Behind n'abakomeje gukora subscribe zirimo ziragenda ziyongera murakoze cyane umva Imana ibahumugisha n'abakora like ndetse share ndetse na comment nukuri tubifurije
umugisha. So reka nkwifurize amahoro y'Imana, reka nkwifurize umugisha buri cyo ukozeho cyose. Iri sengesho nkunda kuribwira abatumirwa rubange, Imana ijya imbabarira aya masengesho mba nyakuye ku mutima, kuko buriya ntago ndi indyarya. Ibyo usenzwe ku mutima Imana irabyumva irabikora, ntago agarukira mu kirere agera mu ijuru. Ni ukuri reka nkwifurize ko buri kimwe cyose uzajya ukoraho kizajya kiba umugisha kuri wowe, utera imbere uko wumva ubyifuza, ukomeze utera imbere ku buryo na ba bandi bagukenera bazakugiriraho umugisha. Reka rero ngusezere, reka ngurekure, mama ufite gahunda nyinshi ndabizi, amasaha y'akazi ubu ngubu yo agiye kwegereza. Reka ngushimire rero, reka nkubwire ngo n'ubutaha ndagusabye ningusaba kuza uzambabarire unyitabe, uzambabarire unyitabe, kuko umva ikiganiro cyanjye nawe ndagikunze kandi cyane, narabitekereje ndavuga ngo reka nzagerageze. Byiza cyane utatsakurikiye. So urakoze cyane rero, reka nkwifurize ibyiza kandi ukomeze utere imbere kandi uhaye uronke, rwose uhahe uronke, buri kimwe cyose wifuza ukigereho. Mwari muri kumwe nanjye rero Liza McDowell ndetse na Aston Ndogora Nitunge, ako kantu ntimukibagirwe. So turi kumwe ubutaha, see you, ciao ciao, bye bye, ibihe byiza vraiment.